As we begin our study, we want to ask for the Lord's blessing. Dutangira inyigo yacu nimureke dusaba umugisha w'Uwiteka. Rero ndabararikira gucisha bugufi imitwe yanyu amukubaha igihe dusenga. Data kandi Mana yacu, mbega ukunda amahirwe adafite uko asa kuba ubu twabumbura igitabo cyawe cyera maze tukiga bike ku mateka, kuko tuzi ko amateka adufasha kwiga amasomo azadufasha mu hazaza. Rero turasabye ngo ubane natwe binyuze mu kwaba kwa Mwuka wera, murikishirize intekerezo zacu. Dusenze mu izina ry'igiciro rya Yesu, amena. Umutwe w'inyigo yacu ya gatatu muri bino byigisho ni Mateyo 24, gusohora ko mu mateka. Tugiye kureba kubibaho hagati y'igihe Yesu yagiriraga mu ijoro n'igihe Yerusalemu yarimbukiraga. Ndifuza gutangira mvuga bimwe mu bimenyetso byabanje bigarukwaho muri Mateyo 24:5 kugeza 8. Hanyuma turi burebe kuri buri kimwe ngo tumenye ko cyasohojwe mu byabayeho mbere y'irimbuka rya Yerusalemu muri 70. Mateyo 24:5 kugeza 8 hagira ati, kuko benshi bazaza mu izina ryanjye bavuga bati ni jye Kristo, bakayobya benshi. Muzumva iby'intambara nimuhaza intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, kandi hirya no hino hazabaho inzara, ibyorezo n'ibishyitsi. Ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Rero ingingo nifuza uko dusesengura ubu ngubu ni zino ngo benshi bazaza mu izina ryanjye abavuga bati ni jye Kristo, intambara nimuhaza intambara, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, inzara, ibyorezo n'ibishyitsi hirya no hino. Dukeneye kureba niba bino bimenyetso byose byarasohojwe mbere yo kurimbuka kwa Yerusalemu uko mu mwaka wa 70. Many will come in my name, saying I am the Christ. Wars and rumors of wars, nation against nation, kingdom against kingdom, famines, pestilences, and earthquakes in various places. We want to see if all of these signs were fulfilled before the destruction of Jerusalem in the year 70. So let's talk first of all about false Christs. Nimureke mbere ya byose tuvuge kuri ba Kristo b'ibinyoma. Hari ba Kristo b'ibinyoma mbere y'irimbuka rya Yerusalemu. Babiri muri bo bagarukwaho mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 ku murongo wa 36 na 37. Umwe muri bo yitwa Teyuda naho undi yitwa Yuda. Amazina yabo yenda kuvugika kimwe rwose. Ngiye gusoma mu byakozwe igice cya 5 umurongo wa 36. Hagira hati, muzi ko mu minsi yashize Teyuda yahagurutse avuga yuko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 bifatanya nawe. Bukeye yaricwa, abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. Haherako hakavugwa Yuda w'i Galilaya. Hanyuma mu gihe cy'ibarura haduka umunyagalilaya witwaga Yuda, yigarurira abantu benshi baramukurikira, nawe arapfa, n'abamwumviraga bose baratatana. Aho rero hafite ba Kristo babiri b'ikinyoma, Teyuda ndetse na Yuda w'i Galilaya. Aho mu byakozwe n'intumwa unahafite Simoni Magusi. Mu byakozwe 8:9 kugeza 10 tuhasanga ibye. Ariko hariho umuntu witwaga Simoni wahoze akorera ibyumaji muri uwo murwa, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya yiyita ukomeye. Bamwumvaga bamwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje bati uyu muntu niwe mbaraga ikomeye y'Imana. Ubwo rero mu byakozwe n'intumwa havuga ba Kristo batatu b'ikinyoma, Teyuda, Yuda na Simoni Magusi. Elena White nawe agaruka ku bantu b'ikinyoma bari muri Yerusalemu ubwo hari hegereje irimbuka ryaho. Mu gitabo wifuzwe byose page 628 tuhabona ano magambo, hazaduka abamisa benshi b'ikinyoma biyitirira gukora ibitangaza, kandi bazavuga ko igihe cyo gutabarwa kw'Abayahudi kigeze. Abo bazayobya benshi. Amagambo ya Kristo yarasohoye. Hagati y'urupfu rwe no guterwa kwa Yerusalemu, bamisa benshi b'ikinyoma baradutse. Yosefusi nawe iyunze mu kuba hariho bamisa b'ikinyoma benshi mbere y'irimbuka rya Yerusalemu. Mu gitabo amateka yo hambere y'Abayuda tuhasanga ano magambo. Ikigeretseho, abishushanyi n'abashukanyi bahamagariraga abantu biremye udutsiko kubakurikira mu butayu, kuko bavugaga uko bari kubereka ibitangaza n'ibimenyetso bitibeshywaho bikozwe mu buryo buhuje n'umugambi w'Imana. Called upon the mob to follow them into the desert, for they said that they would show them unmistakable marvels and signs
that would be wrought in harmony with God's design. In Wars of the Jews, he also stated, mu gitabo intambara z'abayuda nanone yagize ati abayobya n'abishushanya biyitiriraga kuba bari impumeko y'Imana igendereye guteza impinduramatwara bemeje imbaga kwitwara nk'abasazi maze bazibura mu butayu mu cyizere cy'uko ariho Imana yari kubera ibimenyetso byo gutabarwa. Nanone mu gitabo amateka yo hambere y'abayuda Yosephus yanditse ati i Yudaya ibintu byarushagaho kuzamba kuko igihugu cyongeye kwinjirirwa n'udutsiko tw'amabandi n'abiyoberanya cyangwa se abishushanya bayobyaga imbaga. Rero tubona igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Ellen White na Yosephus bose buzuzanya kuko baharadutse abatabazi b'ibinyoma ngo bayobye abantu benshi. Ikindi kimenyetso gikomozwaho ni intambara n'imuhazazo ndetse n'imidugararo mu bantu. Reka rero turebe ku ntambara n'imuhazazo. Yesu yavutse mu gihe cy'amahoro atagereranywa mu bwami bwa Roma. Urabona muri 17 mbere ya Kristo Augustus yashyize umukono kuri Pax Romana cyangwa se amahoro mu bwami bwa Roma yagejeje mu gihe cya Nero muri 67 nyuma ya Kristo. Muri uwo mwaka Nero yashinze umujenerali w'umunyaroma Vespasian gucubya ubwigomeke bwa Isiraheli. Ibyo byarangiranye n'irimbuka rya Yerusalemu ryo muri 70. Nk'uko tubikesha Yosephus, Vespasian yarimbuye buri kimwe kiri mu nzira ye mbere yo gushyika muri Yerusalemu. Kubera ko amayeri ye yari uko, ndasubiramo amagambo ya Yosephus, yari uko ngo atagira icyo asiga inyuma yo hanze ya Yerusalemu icyabera inzitizi igotwa ryaho. Bityo habayeho intambara nyinshi hanze ya Yerusalemu mbere yo kurimburwa komorwa ubwawo. Mu bifuzwa ibihe byose page 628 Ellen White yanditse ati mbere yo kurimburwa kwa Yerusalemu abantu barwaniye ubutegetsi. Abami b'abami barishwe kandi abagombaga kuraga ubwami barishwe. Hariho intambara ndetse n'impuha z'intambara. of the city itself. Ellen White wrote in Desire of Ages, page 628, prior to the destruction of Jerusalem, men wrestled for the supremacy. Emperors were murdered. Those supposed to be standing next to the throne were slain. There were wars and rumors of wars. The Jews had battles with many different nations. Abayuda barwanye n'amahanga menshi ataramwe muri kino gihe cya mbere y'irimbuka ry'uwo murwa. Barwanye n'Abanyasakaroniya, Abanyasamariya, n'Abanyalegizandiriya, n'Abanyasiriya ahagana ku irimbuka rya Yerusalemu. Ku bihereranye na kino gihe icyo hanyuma ya Nero, nyuma y'umwaka 67, Tacitus umunyamateka w'umunyaroma wabayeho kuva muri 55 nyuma ya Kristo kugeza mu 117 nyuma ya Kristo yanditse bino ku ntambara n'imuhazazo. Yagize ati amateka ndimo ninjiramo nayo igihe gikungahaye kubiza cyuzuyemo intambara cyayogojwe n'amakimbirane muri rubanda ndetse cy'agahomamunwa mu by'amahoro. Abami bane batikijwe n'inkota. Habayeho intambara 3 z'abenegihugu. Haba intambara zirushaho kuba nyinshi mu mahanga kandi akenshi zikabera icyarimwe. Yewega avuga ko hariho intambara ziteye ubwoba, amakimbirane muri rubanda, intambara 3 z'abaturage n'intambara ziyongeranya zo mu mahanga kandi akenshi zikabera icyarimwe. Mu yandi magambo, intambara mu baturage n'izo mu mahanga zombi zikabera mu gihe kimwe. Yosephus avuga ko ngo byose byari mu kavuyo nyuma yo gutanga kwa Nero. Ibyo biri mu gitabo cye Intambara. None icyo kwibaza ni kino, mbese haba hariho n'inzara muri kino gihe? Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigaruka kuri imwe muri izo nzara. Mu byakozwe igice cya 11 ku 28 hagaruka ku muntu witwaga Agabo wahanuye ikizwe nk'inzara ikomeye. Mu byakozwe igice cya 11 ku 28 hagira hati nuko umwe muri bo witwaga Agabo arahaguruka arahanura abwirijwe n'umwuka ati inzara nyinshi cyangwa se inzara ikomeye izatera mu isi yose. Niyo yateye ku ngoma ya Kayisari Claudio. Yosephus yakomeje kuri ino nzara mu gitabo cye cyitwa Amateka y'Abayuda n'icyitwa Intambara ayita inzara ikomeye. Yosephus yagarutse no ku zindi nzara zabanjirije irimbuka rya Yerusalemu. Izo wazisanga mu gitabo cye cyitwa Amateka n'icyitwa Intambara. Ellen White nawe yunzemo irye. Ubwo rero ufite ibyakozwe n'intumwa Yosephus ukanagira Ellen White. Ellen White yanditse bikurikira ku nzara n'ibyorezo byo mu murwa. Intambara ikomeye page 32 hagira hati
abantu ibihumbi byinshi barimbuwe n'inzara n'icyorezo. Byasaga naho urukundo rwa kivandimwe rutakiriho. Abagabo basahuraga abagore babo n'abagore bagasahura abagabo babo. Uwabaga wabona abana bashikuza ibiryo mu minwa y'ababyeyi babo babaga bageze mu zabukuru. Ubwo rero na White yemeza ko hari inzara n'icyorezo. Nandetse iki cyorezo cyabaye kibi cyane ku buryo ndetse n'ababyeyi bari impinja n'abana bibyariye. Imana yari yarahanuye bino mu gutegeka kwa 2:28 umurongo 56 na 57. Birumvikana ko bino biba byerekeza ku igotwa n'irimbuka rya Yerusalemu ryabanje ryo muri 586. Gusa byanagenze uko mu igotwa rya kabiri. Gutegeka 28:5-6 agira ati, umugore wo muri mwe w'umutesi kandi w'umudabagizi utatinyuka no gukandagiza hasi ikirenge cye kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we, ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no ku bana be abyaye, kuko azabirya rwihishwa, kuko abuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa n'abanzi bawe mu marembo yawe yose. Ngo azabirya rwihishwa, ababyeyi kurya abana babo. Her feet and her children whom she bears, for she will eat them secretly for lack of everything in the siege and desperate straits in which your enemy shall distress you at all your gates. She will eat them secretly, mothers eating their own children. Lamentations chapter 4 and verse 10. Mu Maganya 4:10 hagaruka ku byabaye mu murwa wa Yerusalemu mu irimbuka ryawo ribanza. Mu Maganya 4:10 hagira hati, abagore b'imbabazi bafashe abana bibyariye barabateka baba ibyo kurya byabo mu irimbuka ry'umukobwa w'ubwoko bwanjye. Mbese wakwiyumvisha ubwoko bw'inzara yari iriho kugeza ubwo ababyeyi bica abana bibyariye ngo babarye? Yosefusi ashimangira bino mu gitabo cy'intambara z'Abayuda hagira hati, hagati aho ibihumbi bitabarika by'Abayuda bapfuye bazize inzara. Muri buri rugo rwarangwagamo nibura akamanyu k'ibiryo, abafite icyo bapfana barakarwaniraga kubwo kwicwa n'inzara. Abahamijwe ibyaha bizengurutsaga irya nino nk'imbwa zasaze, baguguna buri kimwe, imikandara, inkweto ndetse n'impu zo ku ngabo zikingira. Abandi bo bacunshumiraga utuba tw'ibyatsi by'amatungo. Nuko habaho amarorerwa akomeye ya Mariya w'i Betezuba. Singiye gusoma iki gitekerezo cya Mariya w'i Betezuba, gusa Yosefusi agisobanura neza mu buryo busobanutse mu gitabo cye intambara z'Abayuda. Avuga uburyo Mariya w'i Betezuba yari umwana yibyariye kubera inzara yari afite. Ellen White nawe yanditse ku babyeyi kurya abana babo ndetse n'abantu kugira inzara idasanzwe mu ntambara ikomeye. Kuri paji yaho ya 31 hagira hati, inzara yacaga ibintu cyane ku buryo abantu bageze aho baguguna impu zo ku mikandara yabo no ku nkweto zabo za sandari, ndetse n'impu zabaga ziri ku ngabo bikingiraga ku rugamba. Abantu benshi cyane bitwikirizaga ijoro bakajya gusoroma ibyatsi byo mu gisambu byameze hanze y'inkike z'umujyi. Nubwo benshi bafatwaga bakicwa urw'agashinyaguro, kandi akenshi n'ababaga bagarutse amahoro bamburwaga ibyo babaga bakusanyije biyemeje guhara ndetse n'amagara yabo. Mbega ubusobanuro! Though many were seized and put to death with cruel torture, and often those who returned in safety were robbed of what they had gleaned at so great peril. What a description. And then we have pestilence in the city. You know, duhera ko tukagira icyorezo mu murwa. Iyo haje inzara, inkurikizi yayo iba icyorezo, abantu bararwara. Ikindi cyanditswe cyonyine icyo mu isezerano rishya cyifashisha ijambo icyorezo ni ibyakozwe igice cya 24:5. Nanditse rino jambo ryanasemurwamo epidemi cyangwa pandemi nka COVID-19. Ni indwara gica igera irya nino. Mu byakozwe 24:5 iryo jambo ryifashishwa nk'imvugo shusho. Intumwa Paulo iregwa kwigisha inyigisho z'icyorezo zikwirakwira cyangwa se nyine zoreka isi yose. Ndifuza gusoma ibyo. Ibyakozwe n'intumwa 24:5. Aba n'abarega Paulo bagira bati, kuko twabonye umuntu ari icyorezo, ari ryo rya jambo icyorezo ryifashishwa muri Matayo 24. Kuko twabonye umuntu ari icyorezo agomesha abantu bo mu Bayuda bose bari mu isi yose, kandi niwe mutware w'agatsiko k'Abanazareti. Ubwo rero ijambo icyorezo ryifashishwa muri Matayo 24 rivuze indwara ikwirakwira mu isi yose.
uno munsi rwagati muri kino kibazo cya coronavirus byitwa icyorezo. Ellen White nawe ashimangira ibyo. Mu ntambara ikomeye paje ya 32 tubona agira ati abantu ibihumbi byinshi batikijwe n'inzara n'icyorezo. In Desire of Ages, page 32, that she stated thousands perished from famine and pestilence. Now, what about earthquakes and supernatural phenomena? None bita n'imitingito y'isi ndetse n'ibyaduka ndengakamere. Tacitus wa munyamateka w'umunyaroma mu gitabo cye cyitwa Amateka agaruka ku mitingito y'isi yabayeho mbere y'irimbuka rya Yerusalemu iyo muri Kirete, Roma, Apamaya, Forogia, Campania, Laodikiya no muri Pompeyi. Aha ni mbere rwose yo kurimburwa kwa Yerusalemu. Tacitus yagarutse ku ruhererekane rw'imitingito y'isi yabayeho ku ngoma y'umwami w'abami Claudius. Ibi nibyo yanditse aho mu gitabo cye cyitwa Amateka. Yagize ati inzu zarambitswe hasi n'imitingito yisubira, kandi ubwo kwikanga byahindukaga gikwira abanyantege nke bapfaga bari baswe n'ibikange. Seneca umucurabwenge n'umudiplomate w'umuroma nawe yashyize hake mu gitabo cye inzandiko avuga ku mitingito y'isi yabaye muri Aziya, Akaya, Siriya no muri Makedoniya. Umutangabitekerezo kuri Bibiliya Erikoti nawe yanditse bino kuri icyo gihe cyo mu mateka muri komanteri ye. Yagize ati bishoboka ko mu mateka y'isi ari nta gihe kigeze kirangwa cyane n'ibishyitsi, ni ukuvuga imitingito y'isi nk'igihe kiza hagati y'ibambwa rya Kristo ndetse n'irimbuka rya Yerusalemu. Mu cyiciro kibanza cy'intambara abayuda barwanyemo n'abaroma, Yosephus yasobanuye ati bino biboneka mu gitabo cye cyitwa Intambara z'Abayuda. Agira ati hadutse umuraba udasanzwe ari nijoro ufite imbaraga zihebuje n'imiyaga ikomeye cyane irimo ibitonyanga binini kurusha ibindi by'imvura n'imirabyo y'urudaca, guhinda kw'inkuba guteye ubwoba no kwivumbagatanya no guhinda kw'isi byakumiro byari biri mu mutingito w'isi. Ubwo rero Yosephus agaruka ku mutingito w'isi mu buryo busobanutse. Nanone mu gitabo cye cyitwa Intambara tubona buno busobanuro bukurikira. Agira ati bino bintu byari ikimenyetso gisobanutse cy'uko hari irimbuka rigiye kugera ku bantu. Urabona Yosephus yatahuye ko bino bintu byarimo bibaho hagati y'urupfu rwa Kristo ndetse n'irimbuka rya Yerusalemu atari bisanzwe, ahubwo ko byari ndengakamere. Ino mitingito yose n'ibyorezo n'inzara byabayeho muri icyo gihe mu buryo bukabije byamweretse ko ari itangaza ry'ikintu gikomeye icyendaga kubaho. Rero yanditse ati bino byari ikimenyetso gisobanutse cy'uko hari irimbuka rigiye kugera ku bantu ubwo sisitemu y'isi yashyirwaga muri runo rudubi, kandi uwo ari we wese yabaga yabona ko ibyo bitangaza bicurera ibiza bikomeye runaka byegereje. Birumvikana ko twe tuzi icyo byasuraga, byatangazaga irimbuka ryegereje ry'umurwa wa Yerusalemu. And anyone would guess that these wonders foreshadowed some grand calamities that were coming. And of course, we know what these things announced. They announced the coming destruction of the city of Jerusalem. In the book War, mu gitabo Intambara nanone tuhabona Yosephus yandika ati Yesu beni Ananiya umunyacyaro w'inkandagira bitabo yahanuye irimbuka ryegereje rya Yerusalemu mu myaka 4 mbere y'uko haduka ubwigomeke. Ano ni magambo y'uno Yesu beni Ananiya wari hahanura ko Yerusalemu yari igiye kugwa. Yagize ati mwumva ijwi riturutse iburasirazuba, mwumva ijwi riturutse iburengerazuba, ijwi riturutse mu byerekezo bine, ijwi rivuga ibibi bizaba kuri Yerusalemu no ku nzu yera y'Imana, ijwi rivuga ibibi bizaba ku bakwe no ku bageni, kandi ijwi rivuga ibibi bizaba kuri bano bantu bose. Hari ikindi kimenyetso kitavugwa muri Matayo 24 ikivugwa mu mirongo biteganye yo muri Mariko 13:8, aho ni mu ngeri yitiriwe umwami Yakobo. Hagira hati kuko ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, kandi hirya no hino hazaba imitingito y'isi cyangwa se ibishyitsi, hazaba n'inzara. Hahita haza iryo jambo ritaboneka muri Matayo ndetse n'impagarara. Ibyo ni itangiriro ryo kuramukwa. Rero hano usabwa kongeraho ijambo impagarara. Mbese iryo jambo rimenyesheje iki? Mu buryo bw'ibanze rivuze byacitse muri sosiyete, ni umuvundo w'imbere mu bantu, ntabwo ari intambara z'ahandi, ahubwo ni bombori muri sosiyete. Dutanze urugero
Rino jambo cyangwa se iryo bisa bya hafi cyane bihuje umuzi ryifashishwa muri Yohana 5:4 havugwa ku mazi y'ikidendezi cy'i Betesida yadugarajwe cyangwa se yahindukijwe. Rinifashishwa mu byakozwe 12:18 hagaruka ku gushiguka kw'abasirikari b'Abaroma. Rinakoreshwa mu byakozwe 19:23 mu kuvuga imvururu zerekeye inzira, ni ukuvuga zibyukijwe n'abakristo. Tubona ko kino gihe habaho kwiyongeranya gukomeye kwa muvoma cyangwa se amatsinda yo kubihereranye na Mesiya mu butayu bw'Iyudaya. Dutanze urugero, Yosefusi yanditse ko ku ngoma ya Feliki hariho gusimburana kw'abayobya n'abishushanyi batezaga, ndasubiramo ko yabyivugiye, babyutsaga impinduramatwara bitwaje ko ngo bashorewe cyangwa se bahumekewe n'Imana. Mu yandi magambo bavuga ko hari kubaho imyivumbagatanyo ikomeye muri sosiyete. Bisa rwose n'ibyo uno munsi turiho tubona biba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu isi. Ellen White nawe yashyizeho ake. Mu ntambara ikomeye paje 28 yanditse ati Satani yabyukije ibyifuzo by'ubugome n'ubuhenebere bihebuje byo mu mutima. Hano habagaruka ku byari imbere mu murwa. Abantu ntibari bagishyira mu gaciro, bari bararenze igaruriro, basigaye bayoborwa n'ibibajemo ndetse n'uburakari buhutiyeho. Babaye nka Satani mu bugome bwabo. Mu miryango no mu gihugu, mu bantu bo mu nzego zo hejuru n'abo mu zo hasi, hariho kutizerana, kugirirana ishyari, kwangana, amakimbirane, ubwigomeke ndetse n'ubwicanyi. Nta hantu na hamwe hari umutekano. Abari inshuti n'abafitanye isano baragambaniranaga. Ababyeyi bahotoraga abana babo, abana nabo bagahotora ababyeyi babo. Mbega imvururu zakumira mu bantu. Icyo ni cyo muri 13:80 haba hamenyesha iyo havuze ko hari kuzabaho impagarara. Uti mbega, uti ibintu rwose byari bibi cyane hagati y'urupfu rwa Kristo n'irimbuka rya Yerusalemu. Uti se hari ubwo byari bibi kureza hano? Ngira ngo mwumvise mu mirongo twasomye uko Yesu amaze kuvuga iby'intambara ari mu hazazo, ibishyanga n'ubwami bishyamiranye na bigenzi byabyo, ibyorezo, inzara n'ibishyitsi. Ku murongo wa 8 Yesu yagize ati ibyo byose bizaba ari nta kindi kitari itangiriro ryo kuramukwa. None ikibazo ni kino, mbese no kubera iki habayeho bino byaduka biteye ubwoba muri sosiyete n'intambara n'ibyorezo ndetse n'inzara n'ibishyitsi? Ninde wabiteraga? Nta gushidikanya ko Satani ari we warimo biteza. Imana yemeye ko Satani abiteza. Gusa ikibazo ni iki? Kuki Satani yateje bino bintu byose? Ushobora kuvuga uti ni uko Satani yanga abantu. Gusa birenze ibyo. Urabona hari umugambi Satani yari afite. Uwo mugambi byari kugira ngo abizera bemeye Kristo nk'umukiza wabo bagerekweho izo mvururu zose zariho zijya mbere. Uti si ibyo tubibwirwa n'iki? Tubibwirwa n'umurongo uhita ukurikiraho inyuma y'uwo 8. Hagira hati muzirikane ka kajambo nuko. Mu cyigisho cyacu cyabanje twabonye ko Mateyo 24 itondetse kuri gahunda, kandi ko kimwe mu bimenyimenyi ari ikoreshwa ry'iryo jambo nuko cyangwa se icyo gihe. Mu yandi magambo habaho kino hagakurikiraho kiriya, ubundi hakaza kirya. Hakimara rwose kuvugwa ku ntambara n'imuhazazo, ku ishyanga n'ubwami bihanganye na bigenzi byabyo, ku byorezo n'inzara n'ibishyitsi ahantu hose, duhita tubona igihishe Satani abagendereye. Ku murongo uhita ukurikiraho wa Mateyo 24:9 hagira hati nuko. Urumve ko kino ari igikurikiraho. Rero ngo nuko cyangwa se ngo ubwo nibwo bazabatanga ngo mubabazwe, ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Abari harabwira bigishwa be, abayoboke be, ati nk'ingaruka y'ibyo biza byose n'ibyo bibazo byose muri sosiyete, uko guhagarika imitima mu bantu, amaherezo muzabigerekwaho babateze umubabaro ukomeye, ndetse banice bamwe muri mwe. 24:9, the very next verse, then, see, this is the next point. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. He's speaking to his disciples, his followers. He's saying, as a result of all of these disasters and problems in society, this social unrest, eventually they're going to blame you, and they are going to cause a great tribulation, and they will even kill some of you. Let me ask you, did this happen? Mbibarize, mbese bino byaba byarabayeho hagati y'urupfu rwa Kristo n'irimbuka rya Yerusalemu? Icyane rwose. Ngira ngo muzi ko Nero yageretse ku bakristo gushya kwa Roma.
Hari izindi ngero z'ibyo dusanga mu byanditswe ubwabyo. Ibyakozwe 5:41. Hano urukiko rw'ikirenga cyangwa se inteko nkuru ya Kiyahudi ikubita Petero na Yohana ibaziza izina rya Yesu. Umurumve ko hano muri Matayo 24 hagira hati babahora izina ryanjye. Hita noneho wumva mu byakozwe 5:41 hagira hati bava imbere y'abanyarukiko, ni ukuvuga Petero na Yohana, banejejwe nuko bagaragaye ko ari abo gusuzugurwa kubw'iyo mpamvu bahorwa izina rye. Birumvikana ko duhera ko tukagira guterwa amabuye kwa Stefano ayatewe n'urukiko rw'ikirenga rwa Kiyahudi. Mu byakozwe 7:5 hagira hati bakimutera amabuye arambaza aravuga ati Mwami Yesu akira umwuka wanjye. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 ubu hafite ubusobanuro bw'itoteza rikomeye ry'i Yerusalemu kubw'izina rya Yesu. Hagira hati nuko Sawuli ashima ko yicwa. Icyo gihe haduka itoteza rikomeye cyangwa se akarengane gakomeye ku itorero ry'i Yerusalemu, bose batatanira mu turere tw'i Yudaya n'i Samariya keretse intumwa. Mu yandi magambo, intumwa zo zagumye i Yerusalemu, gusa abandi bo byabasabye gutatana kubera ibitotezo bikomeye byibasiraga abakristo. Birumvikana ko twese tuzi ibya Sawuli umutotezi utaratoterezaga i Yerusalemu gusa, ahubwo wanatoterezaga mu mijyi y'amahanga. Mu byakozwe 9:4 tubwirwa tuti hano ni igihe Sawuli w'i Taruso aba ari mu nzira y'i Damasiko, yagushijwe hasi maze yumva ijwi rigira riti Sawuli Sawuli urantotereza iki? Ubwo rero mu gutoteza abo bantu nta wundi yatotezaga utari Yesu Kristo ubwe. Muri Yohana 16:1-2 nanone tubona hagaruka ku itotezwa ry'abantu b'Imana muri kino gihe, nk'uko Yesu yari yarabivuze ko bazabatanga ngo mubabazwe ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Muri Yohana 16:1-2 Yesu agira ati icyo mbabwira ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi rwose igihe kiraje ubwo uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Umunyamateka w'umuromani Tacitus yanditse ibi bikurikira mu gitabo cye cyitwa Amateka agira ati bwa mbere Nero yataga muri yombi abiyemereraga ko ari abakristo. Rero icyo Nero yagukoreraga ni uko yafungaga abakristo. Akomeza agira ati nuko kubwo amakuru bitangiye hagacirwaho iteka abandi benshi cyane. Mu yandi magambo, iyo Nero yabashyiraga mu buroko batangaga cyangwa se bakagambanira bagenzi babo ngo nabo bagenzwe nkabo. Ngira ngo muribuka ko Yesu yari yarabivuze ubwo yagiraga ati bazabagambanira cyangwa se bazabatanga ngo mubabazwe ndetse bazabica. Umubabaro ugarukaho ku murongo wa 9 ntabwo ari umwe ukomeye. Ngira ngo mwumve ko hagira hati ubwo nibwo bazabagabiza umubabaro ndetse bazabica. Nyamara uno si umubabaro ukomeye. Hanyuma yo muri Matayo 24:21 uhagira umubabaro ukomeye. Nyuma y'aho abari mu murwa baboneye ikimenyetso cy'ikizira gihindura umusaka. Ubwo rero dukeneye kuzirikana ko habanza kubaho igihe gito cy'umubabaro mu mirongo ibanza ya Matayo 24, ubundi hakaza umubabaro ukomeye hanyuma yaho. Nanone tubona ko Abaroma babambye Petero macuri bagaca uruhanga Pawulo, nk'uko tubwirwa ko bizagerekera abantu b'Imana mu Byahishuwe 20:4. Nta gushidikanya rero kuno murongo wasohoye uvuga ko icyo gihe bazabagabiza umubabaro ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Icyo muri Matayo 24 hatavuga ni uko ubwo rino toteza ryari kuza benshi bari gusabwa guhamiriza imbere y'abategeka n'abami. Muri Mariko 13:9 hatubwira hati ariko mwirinde kuko bazabatanga mu nkiko, muzakubitirwa mu masinagogi kandi muzazanwa imbere y'abategeka n'abami babampora ngo mubabere ubuhamya. Mu yandi magambo, benshi muri abo batotezwaga bari kujyanwa hagati y'abayobozi n'abami kugira ngo bahamye ukwizera kwabo. Ibyo byabayeho. Testify before rulers and kings. Mark chapter 13:9 tells us this. But watch out for yourselves, for they will deliver you up to councils, and you will be beaten in the synagogues. You will be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them. In other words, those who were persecuted, many of them would be taken between rulers and kings to give witness of their faith. This happened. In Acts chapter 24 and verses 24. Mu byakozwe 24:24 kugeza 25
tuhabona Pawulo ahamiriza imbere ya Feliki. Ndifuza gusoma iyo mirongo. Ibyakozwe n'intumwa 24 mu murongo wa 24 na 25 hagira hati, inyuma y'igihe Feliki azana n'umugore we Dirusira w'umuyudakazi atumira Pawulo, yumva ibyo avuga byo kwizera Kristo Yesu. Akivuga ibyo gukiranuka n'ibyo kwifata n'iby'urubanza ruzaza, Feliki aratinya cyane, aramusubiza ati, genda none nimbona uburyo nzagutumira. Ellen White avuga ko hano yari amahirwe ye aheruka. Nta wundi muhamagaro Feliki yongeye guhabwa nyuma y'uno. Nanone tuzi ko Pawulo yabonetse imbere y'umwami Agripa. Ibyakozwe 26:1-3 habigarukaho. Hagira hati, nuko Agripa abwira Pawulo ati, wemerewe kwiregura. Maze Pawulo arambura ukuboko ariregura ati, ino ni imbwirwaruhame ye, ibyo narezwe n'abayuda bose, mwami Agripa, ndishimye ko ari wowe ngiye kubyireguriraho, kandi cyane cyane uko uhugukiwe n'imigenzo n'impaka byo mu Bayuda. Nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva. Intumwa Pawulo iherako igatangira disikuru nziza imbere y'umwami Agripa. Nanone Pawulo yahamirije imbere ya Festo, icyegera cy'umwami gishinzwe Yudaya. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa paje 492 kugeza ku 496, Ellen White avuga ko Pawulo yanagiye imbere ya Nero akamuhamiriza. Nero agahindishwa umushyitsi n'amagambo ye, gusa nyuma y'igihe akaza gusubira kuba uko yahoze. Ubwo rero kino kimenyetso cyarasojwe. Matayo ntagikomozaho, gusa nyine ivanjiri ya Mariko yo ikomoza ku byo kugaragara imbere y'abategetsi n'abami ubwo n'umubabaro cyangwa se rino toteza ryari kubaho. Mbese n'iki cyari kubaho ubwo indahemuka zari kujyanwa imbere y'abami n'abategeka? Bene data, bagombaga kuba basobanukiwe neza rwose ubutumwa bagiye gutanga. Umva muri Mariko 13:11. Aya n'andi makuru nayo ataboneka muri Matayo. Ngira ngo mperuka ko nagize nti tugomba kurebera hamwe amavanjiri yose uko ari atatu, ukubera ko yuzuzanya. Urabona, ivanjiri ya Matayo ntivuga ibyo kugaragara imbere y'abami n'abatware ndetse n'ibyo gufashwa na Mwuka Wera ubwo abantu b'Imana bari kuba bazanywe imbere y'abami n'abayobozi. Rero muri Mariko 13:11 tubwirwayo tuti, ariko nimufatwa mugatangwa, ari byo Matayo 24:9, nimuzahangayike imbere y'igihe cyangwa ngo mutekereze ku byo muzavuga, ahubwo ibyo muzahabwa muri iyo saha muzaba ari byo muvuga, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari Mwuka Wera. Birumvikana ko Mwuka Wera yasutswe ku munsi wa Pentekote, kandi kuri uwo munsi abigishwa batangiye guhamya no kubwiriza ibya Yesu Kristo. Or premeditate what you will speak. But whatever is given you in that hour, speak that. For it is not you who speak, but the Holy Spirit. Of course, the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost. And on the day of Pentecost, the disciples started giving testimony to Jesus, preaching about Jesus Christ. So when the apostles were taken... Rero ubwo intumwa zashyirwaga abami n'abategeka, Mwuka Wera yashyize mu ntekerezo zazo ibyo zari zikwiye kuvuga. Hano hari ingingo y'ingenzi. Ntiwibwire ko ubwo ngo Mwuka Wera azadufasha ku iherezo ry'igihe nitujyanwa imbere y'abami n'abategeka n'abashinga amategeko ndetse n'abacamanza n'abandi, uko niba tutarizeho Bibiliya, uko bitunguranye ngo Mwuka Wera azagira ati, okay, ngiye kugucomekamo amakuru yose ukeneye kuvuga. Oya, dukwiye kuba twiga ijambo ry'Imana. Dukwiye kumenya ibyo twizera. Dukeneye kumenya uko twarengera inyigisho n'amahame twizera. Ellen White avuga ko ibihumbi ku bindi by'abantu ibyemeye ubutumwa binyuze mu guhamya kw'intumwa, kandi ibyo bizisubira. Imirongo biteganye yo muri Luka 21:14-15 nayo igira ibyo tumenyesha ku bihereranye n'uko abantu b'Imana bari guhamya. Hagira hati, nuko mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera. Mu yandi magambo ati, ntimuzategura imbwirwaruhame mbere y'igihe. Ibyo muzavuga biri hejuru iriya, Mwuka Wera azabasha kubibazanira. Rero Yesu agira ati, nuko mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza imburagihe. Mu yandi magambo ati, ntimuzategure ikibwiriza cyandikishijwe intoki, tubivuze dutyo. Gusa herako kagira ati, kuko nzabaho ururimi n'ubwenge ibyo abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda.
Ikindi kintu Matayo atavuga ku bijyanye na rimutoteza cyangwa se n'umubabaro wo ku murongo wa 9, n'uzagambanira abantu b'Imana. Ni bande bazaza ndetse bagashaka no kwica indahemuka z'Imana? Ivanjiri ya Mariko n'iya Luka zigira ibyo zongeraho tudasanga mu ivanjiri ya Matayo. Reka turebe muri Mariko 13 umurongo wa 12. Tubwirwayo uzatoteza undi. Abapagani abo tudafite aho duhuriye sibo bazatoteza ubwoko bw'Imana. Akenshi abatotezaga intumwa babaga ari ab'iwabo. Mariko 13 umurongo wa 12 hagira ati umuvandimwe azagambanira undi ngo yicwe. Urabona Matayo we ntavuga bino. Na se w'umwana azamugambanira, abana bazahagurukira ababyeyi babo babicishe. Umurongo twasomye muri Matayo uvuga ko ngo bazabagabiza umubabaro ndetse bakabica. Mbese muri bande bazakora batyo? Mariko niko kugira ati umuvandimwe azagambanira undi ngo yicwe. Na se w'umwana azamugambanira, abana bazahagurukira ababyeyi babo babicishe. Umurongo uteganye n'uwo wo muri Luka 21 umurongo wa 16 wongeraho ko ndetse yewe muzagambanirwa n'ababyeyi banyu n'abavandimwe banyu na bene wanyu n'inshuti zanyu, kandi bazicisha bamwe muri mwe. Yesu yari yarahanuye ibyari kuzabaho igihe umuntu yari kuba mwemeye nk'umukiza n'umutware. Hari amagambo y'inzaduka rwose yivugiye. Ibyo bigaterwa no ko Bibiliya ivuga ko Yesu ari igikomangoma cyangwa se umutware w'amahoro. Tunabwirwa ko Yesu avuka abamarayika baririmbye bati no mu isi amahoro no kwishimirwa bibe mu bantu. Ubwo rero Yesu ni igikomangoma cy'amahoro. Gusa no mirongo ngiye gusoma iyo ni inzaduka ukuntu. Muri Matayo 10 umurongo wa 34 kugeza 36 hagira ati mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Ese naje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Uburetse gato ngo Yesu ntiyazanywe no kuzana amahoro ahubwo inkota. Mbese abamenyesha iki? Dusoma umurongo wa 35. Kuko naje guteranya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe. But a sword. Now wait a minute. Jesus didn't come to bring peace but a sword? What is he talking about? Verse 35. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household. You know, I taught theology for 6 years. Nigishije teologiya imyaka 6 kuri kaminuza yacu iherereye mu mujyi wa Medellin wo muri Colombia muri Amerika y'Epfo. Umunsi umwe narimo nganiriza umwe mu banyeshuri banjye b'igitsina gore witwaga Josefina. Yampaye ubuhamya bwe. Yabaga mu rugo rw'abagatolika babikomeyeho cyane. Gusa nyine yaje kumva amavuna cyangwa se igiterane kivuga butumwa cyari kubera muri umujyi wabo, maze afata icyemezo cyo kukitabira. Yitabira ayo mavuna mu buryo buhoraho, maze yemera ubutumwa bw'Abadiventiste b'umunsi wa 7 kubera ko bwari bwo kuri. Rero yarabutahiye maze akumenyeshereza ababyeyi be uko yifuza kubatizwa, agahinduka umudiventiste w'umunsi wa 7. Ababyeyi be baramwitegereje maze baramubwira bati nujya muri ratorero nubatizwa tuzaguca uko kuba umukobwa wacu bya burundu tukwihakane. Yari afite amahitamo akomeye yo gukora. Gusa aza gukora amahitamo mazima. Yabwiye ababyeyi bati nkwiye kumvira Imana aho kumvira abantu. Yego ndabakunda nkabubaha nk'ababyeyi banjye, gusa ubudahemuka ngomba Imana uburuta ubwo mbagomba. Rero yakugiriye muri ayo mavuna cyangwa se muri icyo giterane arabatizwa. Ubwo yatahaga yasanze utuntu twe twose tumutegereje ku muryango w'inzu. Ababyeyi be baramusanze baramubwira bati genda ntukiri umukobwa wacu kundi. Uko niko byarangiye aje kuri kaminuza yacu yo mu murwa wa Medellin. Yaje kubera ko ari n'ahandi yari afite ho kujya. Yigiye kuba umukozi wa Bibiliya, hanyuma aza kurongora umugabo wigaga teologiya, akanaza kuba umupasitoro w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Akomeza kuri Yerusalemu mu bifuzwe byose paje 629, Ellen White yagize ati ababyeyi bagambaniye abana babo, abana bagambanira ababyeyi babo, inshuti zitanga ngenzi zazo mu maboko y'abakuru b'inkiko, abatoteza basoje umugambi wabo binyuze mu kwica Stefano, Yakobo hamwe n'abandi bakristo. Sanhedrin. The persecutors wrought out their purpose by killing Stephen, James, and other Christians. Now, we've spent a lot of time in verse 9.
we need to go to verse. dutinze ku murongo wa 9 dukwiye kujya no ku wa 10. Bigenda bititoteza rije, iyo rije nibwo umenyeraho umwizera nyakuri n'utari uwa nyakuri. Itoteza ribaga ryarya rikazirandura mu itorero. Ndifuza ko mwumva ikibaho dushigiye kuri Bibiliya, aho ku murongo wa 10 Matayo 24:10 hagira hati nibwo ni ukuvuga itoteza rije, benshi bagatangwa ngo bicwe n'inshuti ndetse n'abavandimwe ba hafi na kure, ngo nibwo benshi bazasubira inyuma. Ubwo ni ubundi buryo bwo kuvuga ko abantu bazareka kwizera kwabo ngo bakize amagara yabo. Rero ngo nibwo benshi bazagwa, bazagambanirana bangane. Rero ngo benshi bazatera umugongo ukuri kubera itoteza. Isezerano rishya rigaragaza ko hari abantu bari barigeze kwakira ubutumwa hanyuma bakaza kuyoba. Umurwa wa 2 wa Timoteyo igice cya 4:10, intumwa Paulo ikomoza kuri umwe witwa Demasi. Yagize iti kuko Dema yantaye bitewe nuko yakunze iyi si akigira i Tesalonike. Ubwo intumwa Paulo yari muri gereza mu ifungwa rye rya kabiri, tubona ko yari wenyine, nta waje guhagararana nawe. Mu rwa 2 rwa Timoteyo 4:16 tuhabona ano magambo hagira ati mwiburana ryanjye rya mbere nta wamagarikiye, ahubwo bose baramanye ntibakabibarweho. Rero benshi bari barakunze Paulo ubwo yigishaga, gusa ntagiye muri prison, baramuhana kubera ko baza kumusura byari gufatwa ko bifatanyije nawe, bityo bakaba bababazwa nkawe. Mu rwa mbere rwa Yohana 2:19 hagaruka kuri benshi babarizwaga mu bakristo ariko atari bo by'ukuri. Hagira hati abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bigaragare ko ari ntawe muri bo wari uwo muri twe rwose. Matayo 24:11 hahera ko akavuga ku bahanuzi b'ibinyoma benshi bari kuzaduka bakayobya benshi. Hagira hati nuko hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma bayobye benshi. Mbese ni biki byarangaga bano bahanuzi b'ibinyoma? Dukeneye kumvira bano bahanuzi mu mucyo w'abahanuzi b'ibinyoma bahanuraga mbere y'irimbuka ribanza rya Yerusalemu ryo mu mwaka wa 586. Yeremiya afite byinshi byo kuvuga ku bahanuzi b'ibinyoma. Avuga ko mbere y'irimburwa ryabanje rya Yerusalemu irimbuwe na Nebukadinezari hadutse abahanuzi benshi bagira bati ibintu ni amahoro, ni amahoro, uno murwa ntuzigerwa, ntabwo uzigera urimburwa, uno murwa ni uw'Imana, ntibibangayikishe. Birumvikana ko byaje kugaragara ko ari abanyabinyoma kubera ko umurwa amaherezo waje kurimburwa. About false prophets. And he states that before the destruction of Jerusalem by Nebuchadnezzar, many false prophets arose saying, peace, peace. This city will never fall. It'll never be destroyed. This is God's city. Don't worry about it. And of course, they were proved false prophets because the city was eventually destroyed. So the false prophets that are mentioned here. Ubwo rero abahanuzi b'ibinyoma bagarukaho hano ni ababa bahanura ko Yerusalemu itazagwa, uko byose bizaba amahoro. Bati ni amahoro, ni amahoro. Mu bifuzwe byose page 631 Ellen White yanditse ati abahanuzi b'ikinyoma cyangwa se b'ibinyoma baradutse koko, bayobya benshi kandi bajyana abantu benshi mu butayu. Abakora ubumaji n'abapfumu bavugaga ko bafite imbaraga ikora ibitangaza, bikururiye abayoboke babajyana hirengeye mu misozi. Mu ntambara ikomeye page 29 yanditse ati n'igihe ingabo z'Abaroma zagotaga urwo rusengero, abakuru b'amadini bahaye ibiguzi abantu z'ibinyoma kugira ngo bamamaze ko abantu bagomba gutegereza gutabarwa guturutse ku Mana. Mu yandi magambo, kimwe no mu isezerano rya kera bariho bavuga ko umurwa utazigera ugwa, uko Nebukadinezari atazashobora kwigarurira. Bati dushobora gukomeza ubuzima nk'ibisanzwe, byose bizamera neza. Mu gitabo cy'intambara z'Abayuda, Yosefusi yongera ati nuko ku ngoma ya Fado icyegera cy'umwami cyatwaraga Yudaya haduka umukonikoni witwaga Teyuda. Twamaze kubona ko ibyo biri mu byakozwe n'intumwa. Yemeza igice kinini cyane cy'abantu kwitwaza ibintu byabo bakamukurikira bakajya ku ruzi rwa Yorodani, kuko yababwiye ko yari umuhanuzi, kandi ko kubw'itegeko rye yari kuzagabanyamo urwo ruzi akabacira inzira yo kwambukiramo, kandi benshi bayobejwe n'amagambo ye. Kino gihe mu isezerano rishya tubona havugwa abahanuzi b'ibinyoma. Hari ibyakozwe n'intumwa 13:6
hakomeza ku muhanuzi w'ikinyoma witwaga Bariyesu cyangwa se mwene Yesu, hagira hati baromboreza muri icyo kirwa cyose bagera i Pafo, basangayo umukonikoni w'umuyuda, umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Bariyesu. Urwa kabiri rwa Petero 2:1 naho havuga abahanuzi b'ibinyoma ndetse n'abigisha b'ibinyoma bariho muri icyo gihe, hagira hati ariko nk'uko hari abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bwa Isiraheli, niko no muri mwe hazaba abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirimo ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Naho mu rwanda rwa Yohana 4:1 Yohana yahanuye ko hari kuzabaho abahanuzi b'ibinyoma muri icyo gihe, hagira hati bakundwa, nimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka uko yavuye ku Mana, kuko mu isi hadutse abahanuzi b'ibinyoma benshi. Ubwo rero hari hariho abahanuzi b'ibinyoma. Turimo gusa kugendera kuri Matayo 24:4 kugeza kwa 14, tureba niba byose byarasohoye mu gihe gishyira irimbuka rya Yerusalemu nyayo ryo mu mwaka wa 70. Urabona buno bahanuzi bufite gusohora kubiri, bwasohorewe kuri Yerusalemu nyayo ahashyira mu mwaka wa 70. Gusa mu byigisho biri imbere tuzabona ko binagaruka mu buryo burushaho kwaguka kubizaba mu isi imbere y'irimburwa ryayo. Matayo 24:12 niwo murongo ukurikiraho muri urwo rukurikirane. Aho muri Matayo 24:12 nanone haba havuga ku ishungurwa ry'abantu bakurwa mu itorero. Abantu bahoze bashyushye mu byamwuka byabo bagiranye na Yesu, nyamara bakaza gukonja. Matayo 24:12 hagira hati kubera ko ubwica amategeko buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Iryo jambo ubwica amategeko rirashishikaje cyane. Ndimo ndasoma mu ngeri nshya yitiriwe umwami Yakobo, gusa nikundira cyane ingeri yayo ya kera. Mu rwanda rwa Yohana 3:4 ho mu ngeri ya kera yitiriwe umwami Yakobo havuga ko icyaha ari ukwica amategeko. Kwica amategeko ni ijambo rimwe mu Kigiriki, ni rimwe n'irindurwamo ubwica amategeko. Ahangaha ndifuza ko mureba ikintu gishishikaje. Havuga ko biturutse ku bwica amategeko urukundo rwa benshi ruzakonja. Ikintu nta kuntu cyakonja kibaye kitarahoze gishyushye. Ubwo rero bino bigaruka ku bantu bahoze ari abizera, gusa iby'umwuka byabo bagirana na Yesu bikaza gukonja kubera kwica amategeko y'Imana. Now I want you to notice something interesting. It says that because of lawlessness, the love of many will grow cold. Now, something cannot grow cold unless it was hot before. And so this speaks of individuals who were once believers, but their spiritual experience with Jesus now grows cold because of transgression of the law of God. Makes me think of another passage that we find in Ibyo binyibutsa ikindi cyanditswe dusanga muri Matayo 7:21 kugeza 23 cyifashisha bene iryo jambo ry'Ikigiriki anomiyasi. Matayo 7:21 kugeza 23. Urabona muri icyo gihe hari kuzaboneka abantu benshi bavuga ko ari abizera batindi kumwe na Yesu rwose, nyamara Yesu we abihakane. Kubera iki? Kubera ko bavugaga uko bamukunda gusa bagakora ibyo kwica amategeko. Umva muri Matayo 7:21 Yesu agira ati umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bw'Imana cyangwa se mu bwami bw'ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ngo umuntu wese ugira ati mwami mwami. Yesu yagize ati bano bantu bankurikirisha iminwa yabo ariko imitima yabo ikamba kure. Ku murongo wa 22 hakomeza hagira ati benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami. Bano baba ari abakristo kubera ko baba bita Yesu umwami wabo. Rero bati mwami mwami, nitwanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, tugakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ngira ngo urumva ko bano bantu banahanuraga bakirukana dayimoni ndetse bagakora imirimo ikomeye n'ibitangaza agahishye. Ubwo rero ibyo si ikimenyimenyi cy'uko umuntu ari kumwe n'Imana by'ukuri. Mbese no kubera icyubu Yesu avuga ko atazi bano bantu, dusome ku murongo waho wa 23. Nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwabakora ibyo bwica amategeko mwe. Ubuhinduzi bwiza kurushaho bwakabaye mwabica amategeko mwe. Mbese niko buri umwe yari gushungurwa agakurwa mu itorero? Oya rwose. Hari umuhamagaro utangwa muri Matayo 24 umurongo wa 13. Yesu yagize ati gusa uwihangana akageza imperuka cyangwa se akageza ku iherezo we azakizwa. Mu yandi magambo
bihabanye n'uko biri kuri abo urukundo rwabo ruzakonja kubera ko bakora ubwica amategeko, hazaboneka irindi tsinda ryo rizashikama kugeza ku mperuka cyangwa se rizihangana kugeza ku iherezo. Iyo witegereje umujyo w'ibiba byabanje, ubona ko hari ibintu bitatu byari gutera abantu guhana ukuri imbere y'irimbuka rya Yerusalemu ndetse no ku iherezo ry'igihe. Icya mbere ni ugutotezwa n'inshuti ndetse n'abavandimwe. Ibyo bijyana umubare munini w'abavuga ko ari abayoboke ba Yesu. Icya kabiri kiboneka ku murongo wa 11 ni ukuyobywa n'abahanuzi b'ibinyoma. Ibyo nabyo bizagira abo bisohora. Naho icya gatatu ni ugukonja k'urukundo bitewe no kwica amategeko. Gusa ku rundi ruhande habaho itsinda ryo ryihangana cyangwa se rishikama kugeza amaherezo. Luka 21:19 hongera amakuru ashishikaje. Yesu yagize ati, nimuronkeshe ubugingo bwanyu kwihangana. But in contrast, there is going to be a group that endures or perseveres until the end. You know, Luke chapter 21, verse 19 adds an interesting detail. Jesus stated, by your patience possess your souls. Now there's one other sign. Hari ikindi kimenyetso kimwe nifuza kuvuga cyasojwe cyangwa se cyasohoye mbere y'irimbuka rya Yerusalemu ryo mu mwaka wa 70. Icyo kimenyetso gisangwa muri Matayo 24:14. Ikijyanye no kubwirizwa uko ubutumwa bwiza. Hagira hati, kandi buno butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ijambo isi ryifashishwa hano rirashishikaje rwose. Hari ijambo ryo mu Higiriki tuzi rivuze isi, ari ryo jambo cosmos. Mu buryo bw'ibanze iryo ryerekeza ku mubumbe cyangwa se abawutuyemo. Gusa rino jambo isi rikoreshwa hano ryo ni oikumene, mu buryo bw'ibanze rimenyesheje isi tuwe. Icyo gihe tubona ko Yesu yerekezaga ku isi tuwe y'ubwami bwa Roma. Ubwo rero mu yandi magambo rino jambo ryerekeza ku bwami bwa Roma. Nanditse iryo jambo rinakoreshwa muri Luka 2:1, aho tubwirwa ko Kaisari Augusto aca iteka ry'uko mu isi yose basoreshwa. Isi yose icyo gihe yari ubwami bwa Roma. Iryo jambo oikumene nanone barisanga mu Byakozwe 17:6, Ibyahishuwe 3:10, ndetse no mu gice cyayo cya 12:9, no mu gice cyayo cya 16:14. Iryo jambo oikumene ryerekeza ku isi tuwe muri Matayo 24. Mu busobanuro bwaryo bw'ibanze ryerekeza ku baturage b'ubwami bwa Roma. Hanyuma ikibazo ni kino, mbese buno butumwa bwaba bwaraje gusakara mu isi yose y'icyo gihe mbere y'irimbuka rya Yerusalemu bukagera mu isi yose tuwe ari ubwami bwose bwa Roma? Igisubizo ni yego. Abakolosayi 1:23. Mu Bakolosayi 1:23 tubona intumwa Pawulo ivuga ko ubutumwa bwiza bwageze mu isi yose. Intumwa Pawulo yakoze ingendo nyinshi z'ivugabutumwa mu matware yose y'ubwami bwa Roma. Yashingaga amatorero buri hamwe yagiraga. In verse 23, Colossians 1:23, we find the Apostle Paul saying that the gospel had gone to the entire world. You know, the Apostle Paul made many missionary journeys to all of the realms of the Roman Empire, and he established churches everywhere that he went. It says in Colossians 1:20. Mu Bakolosayi 1:23 hagira ati, niba muguma mu kwizera mubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa, ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa bwiza mwumvise, hita wumva bino bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, aribwo jyewe Pawulo nahindukiye umukozi. Rero Pawulo aba arimo aravuga ko ubutumwa bwiza bwamaze kugera kuri buri waremwe uri munsi y'ijuru. Mu Baroma 1:8 tuhabona ikindi cyanditswe kigaruka kuri rino kwirakwira ridasanzwe ry'ubutumwa bwiza ryo mu kinyejana cyabanje. Hagira hati, irya mbere mwese mbashima Imana yanjye binyuze muri Yesu Kristo, kuko kwizera kwanyu kwamamaye mu isi yose. Mu yandi magambo, kwizera kw'Abaroma kwaganirwagaho kukagarukwaho kandi kukirahirwa mu bwami bwose bwa Roma. Ubwo rero Matayo 24:4-14 harasohojwe ibyanyabyo mu byabayeho hagati y'urupfu rwa Kristo n'irimbuka rya Yerusalemu mu mwaka wa 70. Mushobora kuba murimo kwibaza muti, bite se n'umugabane usigaye wa Matayo 24? Muri icyo gice hakurikiraho ikizira cy'umurimbuzi.
mbese ibyo nabyo byarasohoye ndetse no guhunga kw'abakristo bava mu mijyi ubwo bari kubona icyo kimenyetso ndetse na kino gihe giteye ubwoba cy'umubabaro, aho Yesu avuga ko abagore bazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bari kuzabona ishyano, kubera ko bizaba ari igihe kibi cyane, aho abantu bazasabwa guhunga bava mu murwa ubwo bari kuba babonye icyo kimenyetso. None bite by'umubabaro ukomeye ugora kuba muri Matayo 24 ku murongo wa 21. Iyo niyo nsanganyamatsiko tuzagarukaho mu nyigo tuzakurikizaho. Tuzareba ku cyari ikizira cy'umusaka imbere y'irimbuka ry'umurwa wa Yerusalemu ryo muri 70. Nandetse ikizira cy'umusaka icyashinzwe mbere y'uko uwo murwa urimburwa. Bitwibutsa iby'ikoreshwa ry'ijambo ikizira n'umusaka ku birebana n'irimbuka ryabanje rya Yerusalemu. Ibizira by'abantu nibyo amaherezo byatumye Imana iteza guhinduka umusaka k'uwo murwa n'uw'icyo gihugu. Mu buryo nk'ubwo muri Matayo 24 tuhabona amagambo abiri y'urufunguzo ariyo kizira ndetse n'umusaka. Mbese kizira ni iki kandi umusaka ni iki? Umusaka cyangwa se guhinduka umusaka ni irimbuka nyaryo ry'uwo murwa wa Yerusalemu, usigara ari umusaka. Ariko se n'ubwo busobanuro bw'icyo kizira giteza guhinduka umusaka, dukwiye kujya muri Luka ahagira hati nimubona umurwa wa Yerusalemu ugoswe n'ingabo muzamenye yuko guhinduka umusaka kwaho kwegereje. Ibyo bigaragaza ko dukwiye kugereranya ivanjiri ya Luka 21 n'iya Matayo 24 kubera ko zuzuzanya. Mu yandi magambo, ibyo tudasanga muri Matayo tubibona muri Mariko ndetse no muri Luka, naho ibyo tudasanga muri Mariko na Luka tukabisanga muri Matayo. Desolation is the actual destruction of the city of Jerusalem. It is left desolate. But what is meant by the abomination that leads to desolation? Well, we need to go to Luke, where it says, when you see the city of Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. That shows that we need to compare the Gospel of Luke, chapter 21, with chapter 24 of Matthew, because they complement one another. In other words, what we don't find in Matthew, we find in Mark and Luke. What we don't find in Mark and Luke, we find in the Gospel of Matthew. So our next study would be... Rero inyigo tuzakurikizaho ni ikizira cy'umusaka cyangwa se cyo guhinduka umusaka mu mateka. Tuziga kwigotwa ry'uwo murwa n'ingabo z'Abaroma. Gusubira inyuma kwazo ari nta mpamvu igaragara cyangwa se yitezwe, ndetse n'uburyo zaje kugaruka zikagota umurwa maze zikawurimbura ugatikiriramo abayuda basaga miliyoni. Gusa abakirisitu bo bari baramaze kubona ikimenyetso tuzagaruka mu cyigisho tuzakurikizaho, bagahunga umurwa wa Yerusalemu ntihagire umukirisitu wicirwa mu igotwa n'irimburwa byawo. Rero nimucikwe iyi gice gishishikaje gikurikiraho of the city of Jerusalem. So don't miss the next exciting episode.